umugore akagira ubuzima bwiza, akagira ubushake, imihango ikaza neza, imisemburo ikaringanira, n'ibindi byinshi nibuze kubabwira wenda turangije kureba uburyo wateguramo Fatima Coffee. Ngira ngo muribuka ino coffee yitwa Tonkati Ari Coffee, akaba ari coffee ifasha cyane abagabo. Ifasha abagabo, bayita 4 in 1 bitewe nuko ikoze mu muzi w'ikimera cyitwa Tonkati Ari, hanyuma ikaba nimo n'ibindi bintu bitatu byose bikaba biri kumwe. Iyi rero nayivuzeho ni icyayi cy'abagabo, cyangwa se umuntu utarebye video ndaza kuyishyiraho kugira ngo ubanze urebe Tonkati Ari Coffee ndetse nawe wayibariza. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri Kasip Fatima Coffee. Fatima Coffee yo ni ikawa cyangwa se ikinyobwa cyangwa se icyayi cy'abagore. Ubwo nigeze kuvuga kuri Tonkati Ari Coffee, bahita banambaza niba habaho na coffee y'abadamu. Yego ibaho, yitwa Kasip Fatima Coffee. Niyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi uko wayitegura. Ikaze nanone. Kasip Fatima Coffee ni icyayi cy'abagore kuko kibafasha mu bijyanye n'ubuzima bwa kigore. Umugore akagira ubuzima bwiza, akagira ubushake, imihango ikaza neza, imisemburo ikaringanira, n'ibindi byinshi nibuze kubabwira wenda turangije kureba uburyo wateguramo Fatima Coffee. Fatima Coffee ushobora kwibaza ngo ikozwe mu ki? Ikozwe muri Kasip Fatima ni ikimera, hanyuma rero bakongeramo igihumyo gitukura cyitwa Ganodama ni ifu yacyo, hakongerwamo ifu ya collagen ituma uwayinyoye agira uruhu rwiza kuko irimo collagen. Hanyuma ikaba kandi ikozwe irimo agahumuro k'ikawa, ikaba ikoze irimo agasukari k'umwimerere. Ngibyo rero ibigize Kasip Fatima Coffee. Ushobora kuvuga ngo ziboneka hehe? Mu Rwanda zirahari, nubwo wenda zidakorerwa mu Rwanda ariko mu Rwanda zirahari. Zikomoka mu gihugu cya Malaysia, aho bazwiho kuvurisha ibimera bakabitunganya bikavamo imiti bita inyunganiramirire zifasha kurinda no kuvura udakoresheje imiti yagiyemo ibinyabutabire. Ufite amatsiko yo kumenya ngo Fatima Coffee imeze gute? Kambere kuko iba imeze. Kasip Fatima Coffee iba iri muri akanara gakoresheje, iba iri muri tea bag zimeze gutya. Nuko tea bag zayo ziba zimeze. Kino gishashi kiba cyuzuyemo ama tea bag ya Kasip Fatima Coffee, kugira ngo mwayibonye ukuntu iba imeze. Hanyuma rero mu kuyitegura ufata isafuriya bitewe n'abantu ugiye kuyitegurira, kuko kano gasashe kajya mu kirahure kimwe cy'amazi. Turateka amazi tuyareke abiri. Bibutsa ko umudamu ugira ibibazo bitandukanye by'ihindagurika ry'imisemburo, bigatuma utagira ubushake, utagira ububobere, imihango iza nabi cyangwa se ntinaze, cyangwa se ikaba yakubabaza, Kasip Fatima Coffee ni nziza cyane, ikagiramo na collagen kandi ifasha uruhu rwawe kuba rusa neza. Niyo bavuze bati iyi coffee ni y'umudamu ushaka kwiyitaho umeze neza kugira ngo amere neza cyane. Hari n'izindi nyunganiramirire bijyana nka maharani yo mumaze kubimenya. Maharani yo ikora ibintu byinshi cyane, harimo no kuba wabasha gusama mu gihe wenda gusama byanze bitewe n'imisemburo yahindaguritse. Amazi turategereza abanza ashye. Amazi amaze kubira, turazimya ase nkaho ahoramo gake, adafite ubushyuhe bwinshi cyane. Arahoramo gake, sakazuyazi ajya kuba kazuyazi ariko nta nubwo ashyushye cyane. Hagati rero turategura itasi hano ku ruhande. Nitumara gutegura itasi, ka gasashe turagaca. Kofi rero iba irimo hano, turayishyira mu itasi. Ari nyinshi, yes, nuko nguko iba isa.
Amazi rero ageze muri cya kigero dushaka adashyushye cyane, turongera muri ya tasi irimo kofi. Voilà, dukoresheje akayiko tuvange. Hano rero kofi umaze kuyikora, ngiyi Kasip Fatima Coffee, ikawa cyangwa se icyayi cyamenyekanye cyane mu gufasha abagore n'abakobwa kugira ubuzima bwiza bwa kigore. Umva nuyikoresha uzambwira ukuntu wasanze bimeze. Ushobora kuba uyikeneye uvuga uti se nayibonera hehe? Nimero ariko mwihutire kuza kuyireba muri benshi kuko mfite amakuru ko ziri hafi gushira. Ubwo rero mwihutire kuza kuzireba tutarazimara. Namwe munywe kuri kofi nziza, icyayi cyiza cyagenewe abadamu n'abakobwa. Nkabibutsa ko dufite inyunganiramirire cyangwa se product zindi zitandukanye zivura zikanarinda, zaba mu burwayi butandukanye, kongera ubudahangarwa, kugabanya ibiro no kubyongera, igifu, urwaye nka amibe, ama infection, indwara zifata imitsi, iz'abagabo n'izindi zitandukanye. Tubafitiye rero inyunganiramirire zitandukanye. Karibu rero tumwe kuri iyi kofi twumva uko imeze. N'agakofi kaba gahumura karyoshye, kandi noneho n'umubiri tukakira neza rwose. Mwabonye ko gasa neza, kaba byiza ukanyweye kagishyushye nyine kakirimo ubushyuhe. Karibu rero namwe mwihahire agakofi keza, ntabwo nari kubyererana narakamenye. Namwe mushaka kwiyitaho bakobwa abagore, ni karibu. Mwakoze cyane, mbasabye gukora subscribe niba mutarayikora. Mugire amahoro y'Imana. N'iz'abagabo zirahari kandi kano kashizemo, ariko ndumva njya mbika udusashe kugira ngo mwana wemba atakajugunya bitewe n'akamaro kabo. Ni uko yo iba imeze. Kofi ibiri muri kano gasashe nazo zirahari rero bagabo namwe. Izi tuzita kofi z'amakupure. Niba uguriye umudamu nawe wigurira kawe, cyangwa se niba umudamu akuguriye nawe yigurira agakofi ke, mukore kupure imeze neza cyane. Bye bye, Imana ibarinde.